nagize umwanzi kuri mama kubera nzizera ranca kubera ubutiku bwe n'amashyari ye n'amagambo mabi n'ubujura bwe. Ndababaye cyane, inzego nizidutabare. Nzizera arenda kudusahura umutungo wa data, arenda no kugira ngo wenda tugende tutazi n'umubyeyi wacu irengero rye. Ndetse aza no kuvuga ngo abantu bashobora kumukorera ubuvugizi ngo ibintu bikagera kwa nyakubahwa His Excellency, kuko ngo abantu bari inyuma ya dosiye ye bari gukoresha imbaraga bahabwa n'amategeko. Ariko noneho Mutesi Jolly nk'umuntu wafungishije J.PAUL kugeza ubwo dosiye yari igeze mu bushinjacyaha, Mutesi Jolly bivuga ko ngo yagiye agahurana na J.PAUL. Ariko Mutesi Jolly ngo nanone nawe umuntu wabaje kumwegera ni umuntu witwa Mika Fashion. Reka mbifurize ibihe byiza mwe mwese mukomeje kubana na Kame TV Rwanda. Amazina yanjye ni Chris Kame. Ikingaruye kuri screen zanyu uyu munsi na makuru agenda avugwa impande n'impande tuba dushaka kugira ngo tunyuremo tugende tuvugaho gatanu kuri gatanu cyenda tureba byinshi bitandukanye. Ngira ngo uyu munsi abantu benshi bari kwibaza kuri kumyamakuru J.PAUL Nkundi neza wari umunyamakuru wa 3D Plus bikavuga ko ari channel ya Mika Fashion, yari umuyobozi we. Ibyo yenda byo kujya muri privacy y'abantu byo ntago njya byinjiramo murabizi, ariko ni impamvu iryo zina ndivuzemo nanone muraza kuyumva. Uyu munyamakuru amaze igihe atawe muri yombi, ariko byazwe ko dosiye yashyikijwe mu bushinjacyaha, ariko ntabwo arajya kuburana. Mu bantu batawe muri yombi nyuma ye harabamaze kugenda already bari ni magerageze cyangwa se batawe muri yombi imbere yiwe ugato iminsi bigeya. Ubungu bari magerageze turavugamo umunyamakuru w'Umanirakiza Theogene. Uyu munyamakuru we none ndaza kubabwira impamvu nza kumugarukaho mugaruye muri dosiye n'umuntu bita Yongwe, muraza kumva impamvu. Umanirakiza yafungishwe n'umugabo bita Nzizera Aimable. Bivugwa ko bamufata byavugaga ko ari ruswa y'ibihumbi 500 yaragiye gufata, ariko biza gusanga ko atari ruswa. Biza gusanga ko ahubwo ari gukoresha ibikangisho, agatanga inkuru zikiri muri private muri channel ye, aziterisha ngo abantu ubwoba, ari byo byatumye akurikiranwa. Noneho bitewe nuko abantu bumvaga ko dosiye ya Manirakiza ari akantu gatoya kaza guhita kanarangira. Manirakiza nawe ari kuri station ya RIB, abantu bamusuraga aravuga ati nta kantu gatoya biraza guhita birangira, kugeza ubwo aravuga ati ntimunyandike mu nyamakuru ati abantu bataza kugira ngo ibintu byangeretse birimo, mbese ntabwo ati nta kantu gatoya. Ndetse ajya no kuburana, abantu bose bumvaga ko ari akantu gatoya gahita karangira, kugeza ubwo yaburanye nk'uyu munsi, asomerwa umunsi ejo cyangwa se umusibe ejo niba nibuka neza. Ariko abantu bumvaga ko impamvu ibintu bye byihuse kuriya ari ukubera ko ibintu bye ngo dosiye ye n'abacamanza baje gusanga ari ibintu bitarenze bagahita babirangiza. Bumvaga ko nyine impamvu biri kwihuta ari uko dosiye ye itarenze. Ariko byaje kurangira igisubizo kibaye ko ajya i Madrid, ndetse anandika ibaruwa iteye ubwoba, iteye agahinda, yandikira abantu be cyangwa se inshuti ze. Yavugaga ko ngo abantu bamukunda ineza ye cyangwa se abo yagiriye ineza bashobora kuyigira abana be. N'umuntu uyitewe n'umuntu bivuga ko yakundaga abana be cyane. Abantu bamukurikirana kuri stati mwabonaga nta gitondo na kimwe atapostingaga. Aragakobwa ke ndise gakona kuvugana nawe kitwa Niera yakuna ko postinga cyane kari kuvugana daddy. Mbese akunda abana be ku rwego buretse ko nta n'umuntu akunda abana be, ariko tewe nyine abantu ashyira imbere cyane n'abana be, kandi buri mubyeyi koko wese agomba gushyira imbere abana be. So yaje kwandika ibaruwa rero avuga ngo abantu ngo bamukunda cyangwa se abantu yaba yaragiriye neza yakoreye ubuvugizi iyo neza bayigirira abana be. Ndetse aza no kuvuga ngo abantu bashobora kumukorera ubuvugizi ngo ibintu bikagera kwa nyakubahwa His Excellency, kuko ngo abantu bari inyuma ya dosiye ye bari gukoresha imbaraga bahabwa n'amategeko, bari gukoresha imyanya bafite ngo bahabwa n'amategeko bakayikoresha mu nyungu zabo bwite.
yavugaga abantu ku giti cyabo. Ntabwo ibaruwa ndimo kuyibona neza ariko nari nayicishemwe amaso ni kuvuga ibyo nibukamo yanditse. Ntekereza ko ari muri iyo sense bamwe bakavuga ko yanditse ngo agiye imageragere, abandi bakavuga ko yayandikiye imageragere. Mu by'ukuri ntabwo ngewe nzu kuri kwaho yayandikiye, ariko ukuri ko nuko iyo baruwa yayanditse avuga ibyo bintu. Bigaragara rero ko urumva ni umuntu ufunzwe bwa mbere, ugiye imageragere bwa mbere. Yenda byaranamutonze buri agahinda. Umuntu ntekereza ko bivuga ko umuntu nyine ukigerayo bwa mbere byari byose no gufungwa, umuntu agifungwa bwa mbere biramutonda bya hatari. None kugenda i Madrid avuga ati yenda we mu ibaruwa yenda twongera nirukana tubabwira, yaranavuze ngo ngiye ahantu ntazigiye nzavirayo, kubera ko hari ikibazo cyakora kijya kibaho ugasanga umurwano umuntu akatiwe iminsi 30 y'agateganyo, ariko ugasanga afunzwe imyaka 2 nka Titi Brown, ngira ngo nawe yari afite iminsi 30 y'agateganyo. Hari abanyamakuru bayi wacu bamaze hafi imyaka 4 bafungiye iyo minsi 30 y'agateganyo. So niyo mpamvu rero ntekereza ko nawe yanditse ngo ngiye ahantu ntazi igihe nzagarukira, kuko ntabwo azi nyine urubanza mu mizi buzafata igihe kingana iki. Kuko reka mbibutse ikintu kimwe, abanyamategeko cyangwa se ibi bintu by'ubutabera, umuntu witwa umucamanza abarirwa imanza yaciye yaba yatsinze batsinze, mbese waba ari kuburanisha umushinjacyaha n'umwavoka cyangwa se mbese ababurana urega n'uregwa, wabarirwa imanza yaciye. Naho umushinjacyaha abarirwa imanza yatsinze. Mubyumve neza. Niyo mpamvu kandi ubushinjacyaha sometimes akorana cyane n'urukiko. Ashobora kuba ndacyashaka kugira ngo urubanza atazaruta. Niyo mpamvu ushobora gutwara igihe kinini. So iyo umuntu aburana ahakana, usanga rwa rubanza rwe rushobora kuzafata igihe kinini, kubera ko akavuga ati umushinjacyaha ashobora kuvuga ati ngewe ndacyakora iperereza kugira ngo mbone ibindi bimenyetso. Ariko noneho yari urumva umushinjacyaha mu rukiko byanga urega abahagarariwe n'umushinjacyaha, bivuga ngo ubushinjacyaha n'ubundi bisa naho ari we urega, kuko baravuga ngo dosiye yawe yaregewe, ubushinjacyaha bwaregeye dosiye yawe. Ubushinjacyaha nibwo bahagarariye uregwa nawe aba ari umwavoka cyangwa se aniburanira. Bivuga ngo rero umushinjacyaha ashobora kuvuga ati kugira ngo iyi dosiye nyihutishe ntsindwe, reka nihutishe iyo uwemera we byoroshye. Niyo mpamvu kandi mu Rwanda biravuga ko hari imanza nyinshi, ngira ngo ejo nari ndimo nsoma, sinzi narabonye imanza sinzi na 100 ngahe zimaze zitaracibwa. Noneho uribaza ngo nibuhakana, kandi muri abo bose hari abantu bemera. Umushinjacyaha rero yihutisha rwa rubanza rw'umuntu wemera, noneho uhakana akazaza nyuma. Niyo mpamvu usanga abantu baburana bahakana sometimes bashobora gutinda kuri ya minsi 30, kwako baba bakiri gushaka iminsi 30 y'agateganyo. Ushinjacyaha gushobora gusabwa ko gongererwa indi minsi, ishobora kongererwa inshuro runaka kugira ngo akomeze ishakishe ibimenyetso ashaka kuyisaba. So niyo mpamvu rero usanga abantu baburana bahakana imanza zabo zishobora gutinda. Urumva rero cyo umuntu bizi naravuze ati kubera ko nabazi neza ko burana bahakana, niyo mpamvu bavuze ati rero ntabwo nzi igihe nzamarayo. Theo yarezwe n'umushoramari Nzizera Aimable. Uyu Nzizera Aimable benshi nigeze numva banabihuza bakavuga ngo ari no muri dossier ngo y'umuntu witwa ngo Yongwe. Gusa Yongwe we ibintu ari kuburana ni ibintu by'ubwambuzi bushukana, kugira abantu ngo ndabakora ibi nawe ubwe atabe kuba mbese no gukangisha abantu ngo nudakora ibi Imana izagira gutya. Ariko hari abantu bagiye bavuga ngo abantu bose bari muri dossier ya Aimable bose ngo bashobora kuba bari mbese bashobora kuba batamerewe neza. Icyo kiganiro ko kantu nshyizemo kabanza nako umuntu witwa n'abakobwa babiri bavukana n'uwundi mukobwa, ndetse wari no ku rukiko wavuze ngo Theo wavugaga ko Theo ngo yajya abakoresha ibikangisho nako rekaze nk'abakirirema aka video. Nzizera yinjira mu bintu byanyati mupfana iki donc kugira ngo twahujwe nawe n'imanza zacu kuko bari baramuhaye iri asambu yarayifasheho ingwate. Ibyo ni ibintu birebire twarabisobanuye. Twebwe tumubwira yuko tuzamuha ubutaka twa Aimable agafata ubutaka kubaka tukazagabana amazu.
kandi n'ubu ngubu niko bimeze na n'icyahindutse. N'ubwo yatangiye kubaka Aimable. Oya harashijije. Barashijije barahazitiye kwebwe ikigiye gukurikiraho turashaka gutangira kubaka. Ikindi kiganiro nacyo ngiki. Tubyumve neza. Yego. Kadusoma ngahita tubwira icyo ravango mafia mu mategeko ukabo kwa nkunda banyanga bacyuye umunyu. Yego. Ndabona hari ifoto yawe ya Aimable n'umuvugizi wa RIB. Okay. Kugira ngo tubyumve neza. Nibingibe iratubwiraga ngo nabisohora. Mama acagomba guseba, mama ninera hamwe, mama zakatirwa akayabo akayabo mu nkiko. Sinzi ukuntu watanga akayabo mu nkiko. Irasambika bikiri hariya. Ibyo byose byasaga mu kanwa ka Theo cyane. None se sabe bitwohererezaga. Yego. N'ubu ngubu kino wagikina aravuga. Kugira ngo tubashe kubyumva neza. Mwe mufite isambu nkurikije uko ibyo usobanura, mufite isambu nini mudashoboye gukoreraho ibikorwa, noneho Aimable azabikoreraho muzagabana. Niko bimeze. Uvuga ngo niko kuntu Aimable 50 kuri 50 buri wese azatwara azatwara 50% natwe dutwara 50%. Hagomba gukorerwa iki? Bagomba kubaka amazu ageretse rimwe tukazayagabana. Uvuga ngo Aimable ntuza inyubako byose ni ibye cyanyu ni ibibanza gusa. Icyacu ni ibibanza. Hanyuma mukazagabana ukuntu bizajya byinjira. Yego. Kandi n'ikindi cyaba cyaranabayeho ibyo bibanza byacu byari biri nko muri mwijana ariko ubu ngubu tumaje kongeraho ibindi bibanza biri nko muri 70. Muramwumva no mukobwa yaramavuga ngo cyo bakoresha uyu mukobwa mberetse ni mukuru wa bara bakobwa babiri yongo yakoresheje. Ni mukuru wabo. Noneho uyu mukobwa ari ku ruhande ngo ari ku ruhande rwa Nzizera. Bivuga ko Nzizera Aimable gashobora kuba yarakoresheje nkunda banyanga amasezerano ndetse ngo amasezerano abana be bavuga ko batarabona, ariko noneho ngo bari abakobwa babiri nakweretse bo bagakurwa muri gahunda. Noneho uvuga ko uyu mukobwa mberetse ari nawe mukuru, bivuga ko ari ku ruhande rwa Nzizera ndetse bivuga ko bari no mu rukundo bashaka kuba bakundana. Ese umukobwa akavuga ati ngiye nshobora no kuzashakana na Nzizera. Bikaba ko ngo baheje babwiye nkunda banyanga ngo bari abakobwa bari abana b'abakobwa babiri ase naho ngo abanze. Kubera ko itegeko mu Rwanda rivuga ko umubyeyi nta tegeko rihari rivuga ngo umubyeyi agomba gutanga umunani. Ariko nanone ashaka kuba umuntu ashaka. Niyo mpamvu umubyeyi bari abakobwa bagiye kubitangazamakuru bavuga ati Nzizera aratwambuye. Ariko mukuru we wakaba ari ku rundi ruhande. Biriya bibanza bivuga ko ubundi Nzizera ntabwo yahawe ibibanza bya nkunda banyanga. Ahubwo biriya bibanza ni bya nkunda banyanga. Nzizera yaramwegera amubwira ati ibi bibanza ngewe nshobora kubyubakamo amazu, namara kubyubakamo amazu tukazajya tugabana amafaranga y'ayo mazu. Nuvuga ngo bo batanze ibibanza, Nzizera agiye kubaka ngo ama etage ngagera mu 150 kuko bibanza ngo bishobora ko bigira mu 110 nasinzi. Noneho ayo ma etage bakagabana. Niko ngo abasezerana avuga, niko uyu mukobwa mukuru anavuga. Noneho bari abakobwa bo bambere bakavuga ko Nzizera ngo bataza amasezerano agiranye na mama wabo, ngo ndetse ngashobora kuba ngo aranyanganyije mama wabo kugira ngo azatware uriya mutungo. Abakobwa urumva ni impande ebyiri zo ku muryango umwe ariko zisa naho zitumvikana. Ntabwo ni bwinjire mu bya nkunda banyanga no kugira ngo muze kumva impamvu ibyo byose nabiciyemo. Iyi dosiye ya nkunda banyanga yagiye ivugwaho n'abanyamakuru benshi. Hari aba bankundi neza bayikozeho ngo nkundi neza imanza z'ubutabera, imanza z'ubuvugizi, ibintu nk'ibyo yagiye abikoraho. Theo ariko we yagwinjiyemo cyane kugeza ubwo ari naho nyine yagiye akora izo nkuru ngo zitera ubwoba. Noneho umunyamakuru nkundi neza J.PAUL yafashwe ashinjwa ko yakoze isebanya ibintu nk'ibyo ibintu benshi banavuga ko ari ibintu bya RMC, ariko bikaza kurangira ari bisanzwe ko hari n'ibyaha ishobora gukurikirana baramufunga. Bivugwa ko yafungishwe n'umuntu witwa Mutesi Jolly. Mutesi Jolly nanone ibyo bintu byari biri kuri iriya kese ya Prince Kid, nyirago Prince Kid wo navuga ko bivuga ko ageze muri Australia ndetse ngo abantu bamwakiriye ibintu nk'ibyo nabyo naza kugarukamo. Ariko noneho Mutesi Jolly nk'umuntu wafungishije J.PAUL kugeza ubwo dosiye yari igeze mu bushinjacyaha. Mutesi Jolly bivuga ko ngo yagiye agahurana na J.PAUL. Ariko Mutesi Jolly nanone nawe umuntu wabaje kumwegera ni umuntu witwa Mika Fashion. Uyu mu bivuga ko ari umuboss cyangwa se umuntu ufite 3D ndetse na 3D plus kuko ni channel z'umuntu umwe sinzi nawe abafite bafatanije, ariko bivuga ko arize
yenda ashobora kuba afite abandi bantu bafite mu migabane sinzi bafata ku mavuta n'abandi, ariko harimo Mika Fashion uvuga ko yegeranye Mutesi Jolly akamubwira ati umunyamakuru wanjye urumva ni uguhomba iriya cano ni J.PAUL ayikoreshaga. Mutesi Jolly akavuga Mika akavuga ati ngende guhomba umukozi kuko nta yindi nyungu amufite uretse kuvuga ngo nuko ndi guhomba akazi nyine amafaranga ntari kuyabona, akajya gusabira Mutesi Jolly J.PAUL imbabazi kwa Mutesi. Bagafata urugendo ari babiri bakajya kuri station ya RIB bakajya guhura n'umuntu witwa J.PAUL. Bamara guhura na J.PAUL bakamusaba bo bakandika bavuga ko bamubabariye, ariko ready dosiye yamaze kugezwa mu bushinjacyaha. Buriya nuko ngo dosiye yamaze kugezwa mu bushinjacyaha, RIB nta maboko nta ruhare bigifite kuri wa muntu, uruhare rwari gifitwe noneho n'umushinjacyaha. Gusa umushinjacyaha nawe ashobora kurekura umuntu yumvise cyane iyo batanze izo umuntu hari umuntu mu mushinjura ibintu nk'ibyo, umushinjacyaha afite uburenganzira bwo kurekura. Nanone umushinjacyaha ashobora kurekura umuntu bitewe nuko abona nta bimenyetso bifatika byo kumufunga, akavuga ati umuntu ningeza mu ntuza reka, kuko urumva nawe aba yanga kugira ngo atsindwe za manza, kuko nanone yabonye nta bimenyetso bishinja umuntu akajya kuregera dosiye azi neza ko azayitsindwa. Kandi nakubwiye ko umushinjacyaha ahembwa, kuko nukuvuga ngo umushinjacyaha nkuko nabibabwiye abarirwa imanza yatsinze. Nukuvuga ngo yabona rero hari urubanza ashobora kuzatsindwa nta bimenyetso arakurekura atiriwa narigira kugira ngo ibyo ngibyo bizagaragara utaragize mu rukiko. Urumva noneho rero abantu bakibaza ngo ese ko ibyo ngibyo byari bihari J.PAUL akaba amaze iminsi afunze, kuki yasabye imbabazi akaba atari no kurekurwa? Hari abavuga ko ibirego bya Mutesi Jolly bishobora kuba nta ngufu byari bifite, ahubwo yarahise akubitana n'umuntu wita Nzizera. Hari abari kubisesengura gutyo bagahita bavuga ati umuntu wese wakoze kuri la dossier niba ageze hariya Nzizera ashobora kuba afite imbaraga z'abantu umuntu atamenya, ati Nzizera umuntu wese wamuvuzeho ntabwo ari bworoherwa. Ukaba rero baravuga ngo Mutesi Jolly uruhande rwe yasabye imbabazi turanamushimira, ariko niba yarasabye imbabazi abantu bakumvikana ngo J.PAUL akaba atararekurwa, bikavuga ko J.PAUL kuri ibyo bintu bya Nzizera nawe ashobora kuba harimo akantu abantu batarasobanukirwa neza. Nibivugwa kuri iyi mihanda. Gusa ikintu J.PAUL afungiye ni ibya Mutesi Jolly, ntabwo afungiye ibya Nzizera. Ariko nanone haravuga ati nkuko nanone Tawafatwa ikinyamakuru gihe cyanditse ko yafashwe ashinjwa ruswa $500,000, yageraho ikirego kigahinduka bikavuga ko ari gutera abantu ubwoba. So niyo mpamvu bavuga ngo J.PAUL nawe ibintu bye bishobora kuzahinduka bikaba byajyamwe abandi bantu, bikaba byava kuri Mutesi Jolly byo gusebanya cyangwa se kwandagaza umuntu mu ruhame cyangwa se gukangisha gusebanya basinzi n'ibindi basinzi, mbese dosiye ya J.PAUL igahinduka ikajyamo abandi bantu n'ibyo ngibyo. Ariko murabona ko nka kwa video nabakiriyemo naka Yonga yamukozeho ubu ari Madrid, J.PAUL Manirakiza ari Mageragere. J.PAUL nawe Imana imworohereze, ndetse n'inzego nabyo burya mu Rwanda tugira inzego z'ubutabera zikora kandi ntabwo ziye ziranganya abantu. Ntekereza ko J.PAUL ashobora kurekurwa bibaye nta kindi kintu, ariko bibaye hari ikindi kintu abyo abantu bajya bavuga ngo ni iby'ibirarane ashobora kutazoroherwa, nawe twamusanga mu rukiko inyundo ikazivuga iminsi 30 y'agateganyo. Ariko ku ruhande rwa Jolly bivuga ko yamubabariye, ndetse biriya bintu bya Prince Kid bizamaze za Prince Kid bikavuga ko ibintu biri kugenda byoroha, ndetse ngo bibaye koko ari bikiri kuri ibyo bya Prince Kid kuri izo mazi za Jolly n'iki J.PAUL dushaka kumva isanisha tukumva ngo aratashye. Ariko nanone ibintu byageze mu bushinjacyaha nanone ntabwo bushaka guhita bure ku muntu, urumva babarigiye dosiye yashyikirijwe ubushinjacyaha ntabwo bwahamagara kuri RIB ngo umwana mumure kurataye, oya ahubwo azabanza agiye kwitaba ubushinjacyaha, noneho mubaze nibubona ko ari nta bimenyetso bihari cyangwa se ari impamvu zituma ashobora kuba bagenda no kuri ibyo Mutesi Jolly yatanze niyo baruwa yanditse avuga ati ndamubabariye bamurekure. Ariko nanone basanga hari impamvu nyinshi ushaka gutuma kurikiranwa, azataregerwa urukiko nawe ayisange i Madrid. Reka rero twizere ko yenda nta kindi kintu kiri muri dosiye ya Muneza J.PAUL umunsi ku munsi ushobora kumubona atashye. Ariko nanone kuba amazi iminsi atari yagezwa mu rukiko, atari yaburana, atari yagira gute, abo bafungiwe rimwe ubu ngubu bamaze kwiyakira amageragere, bivuga ko hashobora kuba hari icyizere ko J.PAUL ashobora gutaha. Ndabashimiye, amazina yanjye ni Chris Kame, mukomeze mubane natwe mu biganiro bya Kame TV Rwanda, mugenda munabisangiza n'abandi bantu kugira ngo tugende tureba ko ibintu bikomeze kugenda biba byiza cyane.
waba ufite ikibazo cy'amarozi yakuzahaje, waba ugira ikibazo cya karande ndetse n'inyatsi, waba ugira ikibazo cyo kunoza amabanga y'urugo gutera akabariro byaranze, waba urwaye indwara zidakira ndetse n'izindi nyinshi, byose ubu byakemutse. Turi inzobere muri ibi ngibi imyaka myinshi ishize. Ibi nitwe tubikemura gusa. Muganga agukoraho urikaka ugasigara utanga ubuhamya. Akarusho niyo waba uri mu mahanga ukamwohereza ifoto gusa, akemura ibibazo byawe. Aho waba uri hose imiti yacu tuyikugezaho mu buryo bworoshye, kandi imiti yacu nta ngaruka mbi itera. Waduhamagara cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp aho waba uri hose, ugashyiraho akamenyetso ko guteranya 250 783 92 38 19. Muganga wacu kuri buri ndwara yose arebaho ni nko guhumbya.